Reka nongere nsuhuza abakunzi ba AD Group nkomeza kubabwira ngo Imana ikomeze ibane namwe, Imana ikomeze ibafashe muri ibi bihe bigoye turimo byo kunamira abacu bazize Jenoside muri Mata 1994. Rero ni ibintu biba bitoroshye abanyarwanda hirya no hino ndetse n'isi yose muri rusange. Mureke dukomeze twibuke twiyubaka. Twagarutse rero mu biganiro byacu bya buri munsi, ni ibiganiro tudasiba kubabwira amakuru agenda avugwa hirya no hino mu myidagaduro. Uyu munsi rero mbafitiye ni amakuru meza ndetse ni amakuru arimo ubuhanga, ubushobozi ndetse n'ubushishozi n'ubwitonzi bukomeye cyane bitewe n'ibiri hano cyangwa se n'ibiri kuvugwa muri entertainment. Ibyo wamenya rero ku gihangano cy'ifoto Perezida Paul Kagame cyakozwe n'uwitwa Simon Bagger. Umunyabugeni wo mu gihugu cy'Ubusuwisi Simon Bagger yifashishije rero ikirahuri akora igihangano cyiza cyane kibereye ijisho, agikorera umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame. Igihangano Simon Bagger yasangije rero abamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze, abamenyesha ko uwagishaka yagisanga mu nzu yitwa Underdogs Gallery iri muri Lisbon muri Portugal. Ni ibintu rero byari byiza cyane, kugira ngo ni igihangano kibereye ijisho, umuntu wese akibonye yabona ko ari igihangano cyiza kandi cyuje ubuhanga, cyuje ubushobozi. Nk'abantu mwe, iki kirahuri kiba gihenze cyane dore ko kigura amafaranga menshi cyane. Ni igihangano gikozwe rero mu kirahuri kimenaguritse mu buryo bugoye, kandi ko buri mu bugeni budapfa gukorwa na buri umwe wese. Rero Bagger yihariye rero ubuhanga bwo gukora ibihangano bye by'ubwoko bwitwa mberajisho cyangwa se icyo bita fine art. Jean d'Amour Tuyishime rero ni umwe mu basore bakomeye cyane wasoje amashuri ye ku kigo cya Nyundo, bigisha ibintu bijyanye n'ubugeni, bigisha ubuhanzi ndetse n'ibindi bikorwa byose bijyanye n'impano cyangwa se na entertainment muri rusange. Ubwo yibwiriye abanyamakuru ko ibi bintu batigeze babyiga, dore ko yaharangirije muri 2019. Byanga bikunda avuga ko ni ibintu bisaba ubuhanga buhanitse, ko hano iwacu mu Rwanda ntawe ujya bigerageza bitewe n'uko bikorwa n'abahanga. Mu magambo ubwe yatangarije abanyamakuru, uyu musore Jean d'Amour yavuze ko hano mu Rwanda ntabwo babyigisha rwose, dore ko natwe twarangije ku Nyundo muri 2019. Ubugeni mberajisho buragoye, ntabwo ari buri wese wabugerageza, niyo mpamvu usanga hano abantu batinya no kuba babigerageza kuko nta shuri ryabyo rihari. Birashoboka cyane ko hari bamwe babishobora ariko nta shuri ribyigisha rihari, niyo mpamvu tutabona bwa bugeni mberajisho kabisa. Igishushanyo cyakozwe rero n'uyu Simon Bagger cyashushanyijwe tariki 10 Mata 2024. Hari amashusho Simon Bagger yashyize hanze agaragaza ko yakoze imirimo isoza icyo gihangano. Bivugwa ko yakoze ibihangano bisaga 50 gusa. Uyu Simon Bagger ni umwe mu bahanga bakomeye cyane uturuka mu gihugu cy'Ubusuwisi nk'uko nabibabwiye. Ibihangano bya Simon Bagger birahenda ku buryo atari buri wese ubigura bitewe n'ubuhanga ndetse n'ubushobozi aba yashoye. Ndashaka kukubwira iki gishushanyo amafaranga gihagaze, cyangwa ndashaka kuza kugusobanurira uburemere cyangwa se imbaraga z'amafaranga ziri muri iki gishushanyo. Urubuga rwitwa Arnet runyuzwaho rero ibihangano bya Simon Bagger rugaragaza ko nibura ikigura make yari amadolari 33, amadolari 330 ni ibihumbi 33,600 y'Amerika. Ni ukuvuga asaga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo ni kimwe mu gihangano cy'uyu mugabo kigura amafaranga make. Tekereza rero icyo yakoreye nyakubahwa Perezida Paul Kagame, kuntu cyari kimeze ndetse n'uko gihenze. Ngira ngo abanyarwanda muri kukibona ku mafoto kabisa kigenda gitambuka. Igihangano cy'ifoto ya Perezida Paul Kagame Simon yagituye umunyabugeni wo mu Busuwisi Charles Edward Jeanlet wamamaye nka Corbusier. akaba yarabayeho muri
muri 1887 kugeza mu 1965. Ni umwe rero mu banyabugeni bakoze impinduramatwara mu ruganda rw'ubugeni, ariko we yihariye kuko yatangije ubugeni mberajisho, aho yamenaga ibirahure akoresheje inyundo akongera akabikoramo igihangano. Ni ibintu biba bikomeye cyane. Bino bintu ni ibintu biba bisaba ubuhanga. Ibaze kumena ikirahure, ushobora kugikubita inyundo, wagikubita inyundo kigahita gishwanyuka cyose. Urumva ko harimo ubuhanga ndetse bukomeye. Urebye n'ukuntu gikoze, bigaragara ko agenda akubitaho gake gake bigasa nk'ibisadutse, bikaza gufominga ishusho we yagihaye cyangwa se ishusho ashaka. Ibintu rero biba bitoroshye. Baga azwiho rero gukora ibihangano by'abayobozi bazwi ku ruhando mpuzamahanga. Iki kintu mucyumve. Ni umuhanga mu gukora ibihangano biri mu mashusho y'abayobozi bakomeye ku ruhando mpuzamahanga. Muri Gashyantare 2021 yakoze igihangano cy'ifoto y'uwitwa Vice President za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris, kiri mu nzu ndangamurage yitwa Lincoln iri muri Washington DC. Ni umwe rero mu bahanga bakomeye cyane mu gukora ibi bishushanyo. As you see, murabibona ko ni ikintu kimeze neza cyane, ni igishushanyo kimeze neza yakoreye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka abanyarwanda mukomeze namwe kugenda muvumbura udushya, n'ibitahari bizaza, n'ibitaraza bizahagera. Kandi ndababwiza ukuri, n'ubundi buhanga bwose murabufite, kandi namwe mwakora iby'agaciro. Murabizi ko mbakunda. Ni njyewe Junior Kevin, mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro mbakoreye iminota mikeya ndi kubabwira ku byerekeranye na Simon Mpaga, umwe mu bantu bakomeye cyane bakoze igihangano cyiza kandi kibereye ijisho. Icyo muzi icyo nanababwira nkanabategurira ni uko mbakunda. Urukundo rwanjye rubasesekazaho buri gihe. Thank you so much.